Nukuri rwose ndongenda gusuje kandi nkwifurije ikaze we muntu ukomeje gukurikirana ibiganiro bya M1 Dorazine. Nkwibutsa ko iyi ni channel bita Rubanda TV. Nkwibutsa ko iyi ni channel ifasha abahanzi bakizamuka se cyangwa channel iha urubuga umwidagaduro cyangwa se abana bakidagadura, abantu bakuru bakidagadura. Muri make rero ino channel bita Rubanda TV igenda ifasha abantu bakizamuka kugera aho bageza impano zabo. Aka kanya turi kumwe n'umwana rwose mubona wawukereye wambaye neza, no umuhungu usobanutse turahuye arambwira ati M1 Dorazine rwose ndashaka kugira ikintu mbwira abanyarwanda. Ndamubwira ati rero kugira icyo ubwira abanyarwanda nuko ubushoboye, kugira rero kugira yerekane icyo yarashoboye nuko twabashije kuba twaganira. Hanyuma muri akano kanya rero nagira ngo nangire nsuza abanyarwandakazi badukurikiye, abari mu mpande enye z'isi, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, ndetse arandi twaba twibagira no mu mujyi wa Kigali. Hari abantu batuye mu mujyi wa Kigali bakunda kudukurikirana, bakunda ibiganiro byacu. Weho nagira ngo nkwisabire rwose subscribe kuyiha no mwana se cyangwa kuyiha Rubanda TV, birakwiye cyane kugira ngo tubashe kugera aho twageza impano z'abahanzi bacu babanje kuba bagera. Buriya umuntu wese avuka afite impano, buri wese avuka afite icyo azi kurusha ikindi. Muri make rero kugira ngo ubashe kuba wamenya icyo kintu kindi nuko uba ufite uwo muhate, ukaba ufite ubwo bwenge. Uyu mwana rero nkuko mu muri tujye kuba twabasha kuganira nawe agire icyo yabasha kubwira icyo abanyarwanda rero icyo kintu yabazaniye. Rwose najya nkubwire ati kanda subscribe nyamuneka, turagusabye duhe subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure, ndetse unasharinge unakomantinge kugira ngo ibintu birushe kugenda bigenda neza. Hanyuma muri kano kanya uyu mwana ese ubundirwa nkwivugira bimeze bite? Bimeze neza cyane. Bimeze neza cyane. Turi kumwe nande? Hitimana Moise Didier aka Rukwavu. Bamwita Mose Hitimana Didier aka Kwavu. aka Gikwavu. aka Gikwavu. Hanyuma Gikwavu rero uyu mwana ngo bamwita aka Gikwavu. Ese iryo zina ni iryawe cyangwa ni iryo wakopeye? Ntago ari iryo nakopeye, kubera gukundwa n'abantu benshi cyane bambwira ati uri umunyamayeri cyane, niko kwibuka rero wa mugani wa Gikwavu bahita banyitirira icyo Gikwavu nyine cyo mu mugani. Gikwavu cyo mu mugani. Hanyuma atari icyo Gikwavu kindi, Gikwavu n'umwana ufite imyaka ingahe? Gikwavu n'umwana wiga mu wakangaye muri rusange? Niga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Nkaba mfite imyaka 12 yonyine. 12 yonyine. Tuvuge ko wakoze icya leta cyo mu wa 6? Yego rwose. Icya leta cyari kimeze gute? Cyari cyoroshye cyane. Icya leta cyari cyoroshye cyane, nizere rwose kuzabitsinda. Mwarakirangije? Yego rwose. Hanyuma rero wambwiye uti hari ikintu mfite abanyarwanda muri rusange. Ubundi Gikwavu se cyangwa uyu mwana bita Didier ufite iyihe mpano? Ese uri umuhanzi, ukora comedy? Ese Didier akora iki mu buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo tubashe kumva ese Didier ni muntu ki? Impano mfite ya mbere narakunda cyane, ni impano yo kwamamaza. Ni impano yo kwamamaza. Hanyuma tangira ubwira abanyarwanda, tangira ubereka impano yawe. Wamamaza gute ibikorwa byawe? Uramamaza, tangira ubereka kuntu wamamaza. Twagiye kwamamaza ibikorwa Able2 Action Able2 School. Action Able2 School. Able2 ni igiki? Ni ururimi rwitwa gutyo. Ni ururimi rwitwa gutyo. Ni rwuvuga cyangwa se hari ahandi hantu warukuye? Ni rwo mvuga. Ni ururimi uvuga. Hanyuma urwo rurimi ruteye gute rero? Ruteye neza cyane. Ni ukuvuga ngo ni ururimi rwawe? Ni ururimi rwanjye. Okay. Hanyuma tubwire ugiye kwamamaza iki? Ugiye dukubitaga akantu ho gatoya mu kwamamaza kwawe. Action Able2 School tubafitiye byinshi cyane byo kubaha. Muri Action Able2 School twigisha neza igitogotogo. Action Able2 School twigisha neza iki Able2 nyuma y'amezi 2 ukaba ukidudubiza cyane.
Action able to school tugane ahangaha mu kagari ka Rugogwe umurenge wa Ruhashya uzataha wishimye cyane pe. Wow, wamamaza neza cyane kabisa. Ni impano gusa ufite yo kwamamaza? Reka Ufite nihe mpano? mfite n'impano yo kuririmba. Niwumva zundi abanyarwanda bakeneye umuntu bakubitira impano yo kuririmba hafi aho ngaho. Ndetse uririmba ihe njyana? Uririmba injyana isanzwe yo kuramya no guhimbaza cyangwa ufite izindi njyana uririmba? Nago ari ukuramya no guhimbaza. Reka mbaririmbire mwumve. Mwana shuti yanyumeze impanuro kuko nanduza zikura menya uko witwara kw'iyi si nta mikino menya ko bene imitsima bayitsimbarayeho menya uko witwara kw'isi haranira igikundiro kw'iyi si uzaharanire kuba umwana mwiza ushoboye uzaharanire kuba umwana mwiza ushobotse umwana mwiza ushoboye atsinda amasomo umwana mwiza ushoboye ahimba udushya umwana mwiza ushobotse yumvira abamuruta umwana mwiza ushobotse ntajyasuzugura umwana ushoboye kandi ushobotse yumvira abamuruta umwana ushoboye kandi ushobotse yumvira abamurera. Ndagusabye nawe shuti yanjye uzaba ushoboye kandi ushobotse ibyo bizagufasha kubaho neza mu buzima. Uzaba ushoboye kandi ushobotse. Wow. Amashyi menshi cyane rwose kuri Didier Gikwavu. Ese iri ndirimbo iri zina Gikwavu ryaturutse he? Ni izina ry'ubuhanzi cyangwa se ni izina abantu bakwise? Ni izina abantu banyise kubera ko nkiri umwana bambwira ko nagiraga ibintu by'amanyanga cyane. Ego babihuza rero n'imigani bacirwaga n'ababyeyi babo bakabona uwo Gikwavu bavuga ni njyewe. Izina Gikwavu riba rimfashe gutyo. Hari akandi karirimbo ufitiye abanyarwanda? Uturimbo twura dufite. Waje witegura avuga ati abanyarwanda reka nze mbaho ibyabo nze mbakubita imizigo, hanyuma ikintu cyo ugiye gukora ni ukubaha ibihangano bya hanyuma muri comment hasi aho ngaho rwose umuntu wumvise uno mwana Didier abishoboye ajye muri comment abashe kuba yatwandikira ndetse araza kutubwira naho twamubona n'ukuntu twamushaka kugira ngo tugire icyo twamufasha nka Rubanda TV. Hanyuma Didier, karame, umeze neza? Meze neza cyane. Wakira ute kuba uri kumwe n'umunyamakuru wa Rubanda TV? Ndumva ari ibintu bidasanzwe birarenze cyane rwose. Ufite impano yo kuririmba, uririmba neza? Hari umuntu warageze kubwira kuririmba neza? Nta muntu wakubwiye kuririmba neza? Erega nabuze aho nsohorera ibihangano byanjye. Iyo ndirimbo turirimbe bwa mbere yitwa ngo iki? Yitwa umwana ushoboye kandi ushobotse. Umwana ushoboye kandi ushobotse. Uri umwana ushoboye? Urashoboye cyane. Urashobotse? Yego rwose. Aho ni sawa cyane. Niba ushoboye kandi ukaba ushobotse, ibyo nibyo duhora twifuriza abana b'abanyarwanda. Se nicyo duhora twifuriza buri mubyeyi wese ufite umwana arera, aba yifuza ko umwana we yaba ushoboye kandi ushobotse. Hanyuma Didier, karameke, hari akandi dufitiye se? Karahari. Hari akandi dufitiye? Yego. Okay, kadutemo rero, gira icyo wereka abanyarwanda nyine. Bese nzabibwire nde cyangwa nzabiture nde kuko Yesu yanyitangiye. Bese nzabibwire nde cyangwa nzabiture nde kuko Yesu yanyitangiye. Yagiye ku musaraba aterwa imisumari, Yesu yarababaye, mbese nzamwitura iki? Mbese nzabibwire nde cyangwa nzabiture nde kuko Yesu yanyitangiye. Mbese nzabibwire nde cyangwa nzabiture nde kuko Yesu yanyitangiye.
Wow, iyo ndirimbo ni iyawe. Yego rwose. Bayita ngo iki? Bayita Yesu yaranyitangiye. Yes, ngo indirimbo bayita Yesu yaramwitangiye. Yesu yarakwitangiye, agenda kwigaragariza mu migambi yawe, agenda kwigaragariza mu byo ukora byose. Yesu yarakwitangiye kabisa. Hari ikimenyetso ufite kirenga kimwe cyerekana ko Yesu yakwitangiye? Ni byinshi cyane. Hanyuma wowe nka Didier, nk'umuntu nkawe, ni iki ufite cyo kubwira abanyarwanda? Ufite ikihe cyo kubwira abanyarwanda? Abanyarwandakazi, ntimukitinye ngo mupfukirane impano zanyu. Rwose ntimukajye mugira ubwoba. Nk'ubu nkagiye kuba ndahangaha nuko natinyutse nkajya kureba uyu munyamakuru, mukaba munkurikiye. Nta mpamvu yo kwitinya rero. Ugomba gusohora impano yawe. Nta mpamvu yo kuvuga ngo impano yanjye ni mbi. Reka ibyo ntibibaho. Ntago impano iba mbi. Kimwe nuko hari igihe abantu bavuga ngo ese ngo buriya ngo hari igihe bavuga ngo ibihangano byanjye ni bibi, ngo cisheni ondoka. Reka ntawihakanira, hari abamuhakanira bahari. Nawihakanira abamuhakanira bahari. Hari abana muturanye bashobora kuba bafite icyo kibazo cyo kwitinya, bakaba baterekana impano zabo ahantu utuye, ndetse muri rusange bakabasha kuba nta kintu babasha kugeraho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Wowe ubifata gute iyo ubonye abana mungana baterekana impano zabo bafite? Ubifata gute? Birambabaza cyane. Birakubabaza cyane iyo ubonye umwana runaka ufite impano akaba atayigaragaza, wowe birakubabaza cyane. Hanyuma twebwe nka Rubanda TV turagushimiye cyane. Rwose ufite impano, sinzi umuntu wabitindaho, yajyaho hasi muri comment akatubwira niba hari icyo Didier ashaka kongera mukamubwira, niba kandi hari icyo yanakoramo mwamubwira. Uyu n'umwana ukizamuka yakorerwa n'abaproducer bagiye batandukanye. Hari producer Element ukorera mu gihugu cy'u Rwanda yamukorera. Uyu mwana mwumvise ko ashobotse. Element, Bobo Pro, araba producer bakora mu mujyi wa Kigali, Elizabeth, Sepro David, abandi bose bagiye bakorera mu ma studio atandukanye. Uyu mwana rwose murumva ko afite talent. Hanyuma nka Rubanda TV rero niyo mpamvu tuba twakugendagendeye mu mande enye z'isi kugira ngo dushakashake ahantu hari impano, tugende tureba buri mwana wese ufite impano, tugire icyo tumukoraho, tumwereka abanyarwanda, kugira ngo abanyarwanda namwe murebe munatekereze hanyuma mwihitiremo. Iyi channel niyo izajya igenda kugezaho umwana nk'uyu nguyu, ndetse ushobora no gukanda like ndetse na comment. Rwose banyarwanda, subscribe yanyu irakenewe kugira ngo twubake umuziki, kugira ngo duteze imbere abana b'abanyarwanda. Wowe utaba mu Rwanda nawe subscribe yawe irakenewe kugira ngo twubake umuziki wacu. Kandi ni ushobora kuba utaba mu gihugu cy'u Rwanda ariko wumva ikinyarwanda. Hanyuma rero twebwe ho tugiye kuba twabasha gukomeza. Hanyuma Didier agiye kuba yabasha kudusezerera adukubitiyemo akaririmbo kamwe se cyangwa tubiri kugira ngo tuze kumusezera ameze neza, kuko yambwiye ati njye mfite indirimbo nyinshi cyane nshaka kubwira abanyarwanda, nshaka guha abanyarwanda bakazumva bakaziririmba kugira ngo batangire bamenya uwo ndiwe, batangire batekereza uwo ndiwe. Didier, umwuka uracyawufite se? Umwuka urajyaho ufite? Nge narinzi ko nagwaye amazi, urambwira ati agacupa gashyire ku ruhande mbanze mpe ikintu bita abanyarwanda umuzika nyayo. Ubu waguha amazi wayanywa? Nayanywa. Amazi wayanywa? Yampaye nka rero. Okay, ariko ntago ari amazi gusa, ntago aba yasuye Rubanda TV ngo ugende unywe amazi gusa. Hanyuma reka dukubiteho kandi karirimbo kamwe se cyangwa tubiri, hanyuma abakurikiye channel yacu baryoherwe. Dukurikirwa n'abasirimu, dukurikirwa n'abantu barenga ibihumbi bingahe kugira ngo babashe kuba badukandira n'agasubscribe basi. Nzabirwanya ibyo bwenge, nzabyirinda pe. Ibyo bwenge byishe benshi cyane, abagabo, abana, abagore n'abakobwa, muze dushyire hamwe turwanye twivuye inyuma, twibere muri paradizo. Nzabirwanya ibyo bwenge, nzabyirinda pe. Yes. Ibyo biyobyabwenge abanyarwandakazi rwose, abanyarwanda badukurikiye utari mu gihugu cy'u Rwanda,
irinde ibiyobyabwenge nta kamaro kabyo rwose, byangiza ubuzima bw'abantu. Umwana nk'uyu nguyu kumva ari kuguhanura ati ibyo biyobyabwenge azabyirinda pe, hanyuma twebwe tukabyikurungamo. Indirimbo nawe yanditse? Yego rwose. Bayita ngo iki? Zabirwanya. Okay, uzabirwanya. Hanyuma urateganya kuzakora indirimbo ryari mu nzozi zawe? Mu kwezi kwa gatatu, kwa kabiri, muri aho ngaho hagati aho nzakoramo indirimbo nziza cyane. Azakoramo indirimbo nziza cyane. Didier, hari akandi kantu ufite se cyangwa twashize? Uzadukubita ibutaha, yenda iminota ishobora ko yatujyanye bitewe n'ikintu runaka. Hanyuma Didier, reka tugushimiye nka Rubanda TV, wemeye wigoye waje wakira ubutumire bwacu. Hanyuma undi munsi tuzagushaka tuzaba turi kumwe nawe. Niki wabwira abanyarwanda bwa nyuma? Nababwira kwitinyuka barashoboye, no gukora subscribe kuri iki kiganiro twagiranye. Hanyuma rwose icyo nabasaba ni ugukora subscribe, mukanasharinga, munakande na like kugira ngo ibintu bigende neza. Banakande like kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Hanyuma tuzabaje gukorana ibindi biganiro umeze neza nawe nkuko twakubonye kabisa. Hanyuma Didier, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwa Rubanda TV. Ngese warumenye? Uwo mwaganiraga ndi M1 Dorazine cyangwa se unyite Boskizo. Hanyuma ugenda udushakira n'abandi bana bameze nkawe bafite impano, hanyuma nabo bazaze kuri channel yacu tugire aho twereka abanyarwanda urwego muzika yacu maze kugeraho. Koze cyane. We muntu rero waruduseza amatwi, ndakushimiye bwa nyuma. Nongeye kugushimira kuba wabashije kudukurikirana guhera ku munota wa mbere kugeza kuri no munota usoza. Hanyuma ngewe mwaganiraga na yari channel ya Rubanda TV ifasha kuzamura abana bafite impano, ifasha kuzamura abantu bakuru bafite impano. Hanyuma ngewe nakagaruka, hanyuma tuzasubira mu bindi biganiro bya Rubanda TV cyangwa se mu bindi biganiro bya M1 Dorazine. Hanyuma nizere ko hahiye. Subscribe rwose banyarwanda, buriya guca bugufi icyo kintu cya mbere, hanyuma ibindi bikizana. Mwakoze cyane. Shalom, tuzasubira ubutaha.